the brave man. Mu ntangiriro Imana yaremye ijuru n'isi. Isi nta shusho yari ifite kandi nta cyari kiyiriho. Yari imeze nk'inyanja kandi icuze umwijima. Umwuka w'Imana wari ubundikiye amazi. Nuko Imana iravuga iti, nihabeho umucyo, umucyo ubaho. Imana ibona ko umucyo ari mwiza, maze iwutandukanya n'umwijima. Umucyo iwita amanywa, umwijima iwita ijoro. Burira buracya uba umunsi wa mbere. Imana iravuga iti, nihabeho igisenge cyo gutandukanya amazi ngo amwe abe munsi yacyo, andi abe hejuru yacyo. Biba bityo. Imana irema icyo gisenge gitandukanya amazi yo munsi yacyo n'ayo hejuru yacyo. Igisenge Imana icyita ijuru. Burira buracya uba umunsi wa kabiri. Imana iravuga iti, amazi ari munsi y'ijuru niyihindire hamwe kugira ngo ubutaka buboneke. Biba bityo. Ahatari amazi Imana ihita ubutaka, ya mazi iyita inyanja. Imana ibona ari byiza. Imana iravuga iti, ubutaka nibumeze ibyatsi n'ibimera byera imbuto. Nihamere n'ibiti bitari bimwe byera imbuto. Biba bityo. The brave man. Ubutaka bumeza ibyatsi n'ibimera bimwe byera imbuto, n'ibiti bitari bimwe byera imbuto. Imana ibona ari byiza. 12. Ubutaka bumeza ibyatsi n'ibimera bitari bimwe byera imbuto, n'ibiti bitari bimwe byera imbuto. Imana ibona ari byiza. Burira buracya uba umunsi wa gatatu. Imana iravuga iti, nihabeho ibinyarumuri ku gisenge cy'ijuru kugira ngo bitandukanye amanywa n'ijoro, bibe ibimenyetso biranga iminsi n'ibihe n'imyaka. Byakire ku gisenge kugira ngo bimurikire isi. Biba bityo. Imana irema ibinyarumuri bibiri binini, izuba ryo kugenga amanywa n'ukwezi ko kugenga ijoro. Irema n'inyenyeri. Imana ibishyira ku gisenge cy'ijuru kugira ngo bimurikire isi. Bigenge amanywa n'ijoro kandi bitandukanye umucyo n'umwijima. Imana ibona ari byiza. Burira buracya uba umunsi wa kane. Imana iravuga iti, udusimba two mu mazi nituyajagatemo, inyoni n'ibisiga biguruke mu kirere. Imana irema ibikoko binini byo mu nyanja n'ibinyabuzima by'amoko yose byinyagambura bikajagata mu mazi. Irema n'inyoni n'ibisiga by'amoko yose. Imana ibona ari byiza. Byose ibiha umugisha. Itegeka ibyo mu mazi iti, nimwororoke mugwire mwuzure mu nyanja. Itegeka n'ibiguruka iti, nimugwire ku isi. Burira buracya uba umunsi wa gatanu. Imana iravuga iti, inyamaswa z'amoko yose nizibe ku butaka, amatungo n'ibikurura inda hasi n'izindi nyamaswa zose nk'uko amoko yazo ari. Biba bityo. Imana irema inyamaswa z'amoko yose n'amatungo n'ibikurura inda hasi byose. Imana ibona ari byiza. Imana iravuga iti, tureme abantu basa natwe
bameze nkatwe maze bategeke isi yose, amafi, inyoni n'ibisiga n'amatungo n'ibikurura inda hasi. Imana yaremye umuntu usa nayo, yamuremye asa n'Imana. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha, irababwira iti: nimubyare, mugwire, mwuzure isi yose, muyitegeke, mugenge amafi n'inyoni n'ibisiga n'ibikurura inda hasi. Dore mbahaye ibimera byose byera imbuto n'ibiti byose byera imbuto bizabatunga. The brave man. Inyamaswa zose n'inyoni n'ibisiga n'ibikurura inda hasi byose, mbese ibihumeka byose, mbihaye ibimera byo kubitunga. Biba bityo. Imana ireba ibyo yari imaze kurema, ibona ari byiza cyane. Burira buracya, uba umunsi wa gatandatu. The brave man. Ijuru n'isi n'ibirimo byose bisozwa bityo. Ku munsi wa karindwi Imana yari yashoje uwo murimo wo munsi. Okay. The brave man. Chapter 2. Intangiriro. Igice cya kabiri. Ijuru n'isi n'ibirimo byose bisozwa bityo. Ku munsi wa karindwi Imana yari yashoje uwo murimo. Uwo munsi iruhuka imirimo yose yari yakoze. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi, irawiyegurira kuko ari wo yaruhutseho umurimo yari yakoze wo kurema. Dore amavu n'amavuko y'iremwa ry'ijuru n'isi, ubwo Uhoraho Imana yaremaga ijuru n'isi. Nta bihuru cyangwa ibindi bimera byari byabaho, kuko Uhoraho Imana yari ataragusha imvura. Nta n'umuntu wariho ngo ahinge ubutaka, ahubwo amasoko niyo yadudubizaga akabobeza ubutaka. Nuko Uhoraho Imana akura umukungugu mu gitaka, awubumbabumbamo umuntu, amuhumekera umwuka w'ubugingo mu mazuru, umuntu aba muzima. Uhoraho Imana ategura ubusitani iburasirazuba ahitwa Edeni, ahashyira uwo muntu yari imaze kubumbabumba. Uhoraho Imana amaze the brave man, the good man, the brave man. Uhoraho Imana ameza mu butaka ibiti by'amoko yose binogeye amaso n'ibyera imbuto ziribwa, kandi hagati muri ubwo busitani amezamo n'igiti cy'ubugingo n'icy'ubumenyi bwo gutandukanya icyiza n'ikibi. Muri Edeni haturukaga uruzi rukabobeza ubusitani, rukahava rwigabanyamo inzuzi enye. Urwa mbere rwitwa Pishoni, nirwo ruca mu gihugu cyose cya Havira, kibamo izahabu. Izahabu yaho ni nziza cyane, kibamo n'ibiti bivamo umubavu mu marira yabyo, n'amabuye y'agaciro yitwa onegisi.
uruzi rwa kabiri rwitwa Gihoni, nirwo ruca mu gihugu cyose cya Kushi. Urwa gatatu rwitwa Tigiri, nirwo rutemba rugana iburasirazuba bw'igihugu cya Ashuru. Urwa kane ni Efurati. Uhoraho Imana ashyira umuntu mu busitani bwa Edeni kugira ngo abukorere kandi abufate neza. Nuko Uhoraho Imana iramubwira iti, ushobora kurya ku mbuto z'igiti cyose cyo mu busitani, uretse izo ku giti cy'ubumenyi bwo gutandukanya icyiza n'ikibi. Ntuzazirye, kuko nuzirya uzapfa, nta kabuza. Nuko Uhoraho Imana aravuga ati, si byiza ko umuntu aba wenyine, reka muremere umufasha bakwiranye. Uhoraho Imana abumba mu butaka inyamaswa zose n'ibisiga n'inyoni byose, arabizana ngo arebe ko umuntu abyita amazina, uko umuntu abyita amazina, maze ibifite ubuzima byose bigumana amazina yabyize. Umuntu yita amazina amatungo n'inyoni n'ibisiga n'inyamaswa zose, ariko umuntu yari atarabona umufasha bakwiranye. Nuko Uhoraho Imana asinziriza umuntu, agira ibitotsi byinshi, amuvanamo rumwe mu mbavu ze, arangije asubiranya umubiri. Urwo rubavu Uhoraho Imana avanye mu mugabo aruremamo umugore, amushyira umugabo. Umugabo aravuga ati, noneho dore uwo duhwanye, ni igufwa ryanjye n'amaraso yanjye. Uyu mwise umugore kuko avanywe mu mugabo. Nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina, akabana n'umugore we akaramata, bakaba umuntu umwe. Umugabo n'umugore we bari bambaye ubusa, ntibibatere isoni. The brave man. All right, the brave. Chapter 3. Intangiriro, igice cya 3. Inzoka yari incakura kurusha izindi nyamaswa zose Uhoraho Imana yari yararemye. Inzoka ibaza umugore iti, mbese koko Imana yababujije kurya ku mbuto zose z'ibiti byo muri ubu busitani? Umugore asubiza inzoka ati, dushobora kurya imbuto z'ibiti byo muri ubu busitani, uretse iz'igiti kiri hagati muri bwo. Imana yaravuze iti, ntituzaziryeho ndetse ntimuzazikoreho, kugira ngo mutazapfa. Inzoka ibwira umugore iti, reka da, ntimuzapfa. Ahubwo Imana izi ko nimuziryaho muzahumuka mukamera nkayo, mukamenya gutandukanya icyiza n'ikibi. Nuko umugore abonye ko imbuto z'icyo giti ari nziza, yibwira ko zigomba kuba ziryoshye kandi zikamenyesha umuntu ubwenge, arasoromaho imbuto ararya, ahaho n'umugabo we bari kumwe nawe ararya. Nibwo bombi bahumutse, bamenya ko bambaye ubusa, nuko bidodora ibicocero mu bibabi by'umutini. Baza kumva Uhoraho Imana watemberaga mu busitani mu mafu y'gicamunsi. Maze umugabo n'umugore we bihisha
uhoraho Imana mu biti by'ubusitani. Uhoraho Imana ahamagara umugabo aramubaza ati uri hehe? Aramusubiza ati nakumvise mu busitani ngira ubwoba kuko nambaye ubusa maze ndihishe. Ngwiki ngira ubwoba nambaye ubusa ndihisha, ngira ubwoba ndihisha, kwihisha, ubwoba, kwihisha, kwambara ubusa, ubwoba, ndihisha ubusa nambaye kuko ubwoba ngira. The brave man, the good man karagaciyemo, the brave. Aramusubiza ati nakumvise mu busitani ngira ubwoba kuko nambaye ubusa maze ndihishe. Uhoraho aramubaza ati ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Aho ntiwariye ku mbuto za cya giti nakubujije? Umugabo aramusubiza ati umugore wampaye niwe wazimpaye ndazirya. Uhoraho Imana abaza umugore ati ibyo wakoze ni ibiki? Umugore aramusubiza ati inzoka yanshutse ndazirya. Nuko Uhoraho Imana abwira inzoka iti kubera ibyo wakoze ndakuvumye mu matungo yose n'inyamaswa zose, ni wowe wenyine uzajya ukurura inda hasi ukarya n'umukungu, bizaba bityo iminsi yose uzabaho. Nshyize inzigo hagati yawe n'umugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzakujanjagura umutwe nawe urukomeretse agatsinsino. Abwira umugore ati nzongera imibabaro yawe utwite, uzabyara uribwa n'ibise, uzahora wifuza umugabo wawe nawe agutegeke. Hanyuma abwira umugabo ati wumviye inama mbi y'umugore wawe, urya ku mbuto z'igiti nakubujije. Kubera ibyo wakoze ubutaka buravumwe, iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya uhinga uruhe kugira ngo ubone ibigutunga. Ubutaka buzamera amahwa n'ibitovu, utungwe n'ibimera byo mu gasozi. Uzajya ubona ibyo kurya wiyushya kuya kugeza igihe uzapfira, usubire mu gitaka kuko aricyo wavuyemo. Koko uri umukungugu kandi uzasubira mu mukungugu. Uwo mugabo Adamu yita umugore we Eva kuko ari we wabaye nyina w'abantu bose. Uhoraho Imana akorera Adamu n'umugore we imyambaro mu mpu arayibambika. Uhoraho Imana aravuga ati dore umuntu yambaye nkatwe, kubera ko yamenye gutandukanya icyiza n'ikibi, ntagomba no gusoroma ku mbuto z'igiti cy'ubugingo ngo aryeho abeho iteka. Nuko Uhoraho Imana yirukana umuntu mu busitani bwa Edeni ngo ajye guhinga ubutaka yavuyemo. Amaze kwirukana umuntu ashyira mu burasirazuba bw'ubusitani bwa Edeni abakerubi bafite inkota z'umuriro zirabagirana ngo bice inzira igana ku giti cy'ubugingo. Ngo bice inzira igana ku giti cy'ubugingo. Ku giti cy'ubugingo inzira igana iburasirazuba
abakerubi bafite inkota z'umuriro. Okay, the brave man mu burasira mu busitani bwa Eden. Alright, the brave. This was chapter 3, the brave man, the good man. May God bless you.